Bana b'Imana ntimugire ubwoba Turarinzwe. None kuwa gatanu tariki 2 Ukwakira 2020 turahimbaza Abamalayika barinzi. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imuka Misiri mutwe 23 murongo wa 20 kugeza ku 23. Ku musozi wa Sinayi musageza ku mbaga amagambo y'Uhoraho ababwira ati: dore nohereje umumarayika imbere yawe kugira ngo akurinde mu rugendo maze azakwinjize mu gihugu naguteguriye. Witonde kandi wumve ijwi rye, ntuzamubere intumva kuko atakwihangana igicumuro cyawe ubwo ambereye mu cyimbo. Naho ni wumve ijwi rye ugakurikiza ibyo mvuze, nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Umumarayika wanjye azakugenda imbere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 91. Uhoraho yategetse abamarayika be kukurinda mu nzira zawe zose. Ivanjili yanditswe na Matayo mutwe 18 murongo wa 1 kugeza kwa 5 n'umurongo wa 10 kugeza kwa 11. Muri icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati: mbese ubona ari nduruta abandi mu ngoma y'ijuru? Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati: ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Wicisha bugufi wese nk'uyu mwana, uwo ni usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Uwakira neza umwana nk'uyu ari agirira nijya aba yakiriye. Nimwirinde kugira uwo musuzugura muri abo bato. Koko rero ndababwira ko mu ijuru abamarayika babo badahwema kureba uruhanga rwa Data uri mu ijuru. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe nimugire amahoro. Uyu munsi mukuru w'abamarayika barinzi duhimbaza none uratureba twese abatuye isi, kuko twese abantu ku isi buri wese agira umumarayika w'umurinzi. Dufashijwe n'amasomo Kiliziya y'umubyeyi wacu duteguriye, turazirikana ku ngingo igira iti: turarinzwe bana b'Imana ntitugire ubwoba. Aho tugiye kugendera kuri iyi 30 migari, igisobanuro, imirimo n'uburyo abamarayika bakora ubutumwa. Icyambere, igisobanuro. Malayika ni ijambo ry'Igiheburayi malak, messager de Dieu, malayika. Abamarayika ni ibiremwa by'Imana, les êtres spirituels, roho nsa, nta mubiri bagira. Habaho rero abamarayika bakuru n'abamarayika barinzi. Habaho kandi abamarayika beza n'abamarayika babi. Abamarayika beza bayobona Mikayeli basingiza Imana bakanaturinda, naho abamarayika babi bahagarariwe na Shitani, umumarayika wahanantuwe, ange déchu. Lucifer, Lusofero, watwaraga urumuri none akaba ari shefu w'umuriro w'iteka. N'umutware w'abamarayika babi aribo twita amashitani, akaba ari nabo twita abazimu. Amashitani yanga Imana agashaka kudutandukanya nayo, ariko ntashobora gutugusha mu cyaha tutabishaka. Ingingo ya kabiri, imirimo cyangwa ubutumwa bw'abamarayika. Mu isomo rya mbere baratubwira umurimo w'abamarayika wo kurinda, protection. Abamarayika barinda Abayisiraheli bati: dore nohereje umumarayika imbere yawe ngira ngo akurinde mu rugendo maze azakwinjize mu gihugu naguteguriye. Umuririmbyi wa Zaburi aratugaragariza uburinzi bw'Imana ku bantu ikoresheje abamarayika ati: Uhoraho yategetse abamarayika be kukurinda. Naho Yesu mu Ivanjili aributsa intumwa ze umugenzo wo kwiyoroshya ku rugero rw'umwana muto umeze nk'umumarayika utaracumura, cyane cyane agaruka ku murimo w'uburinzi. Ari abato ari abakuru barinzwe n'abamarayika. Ati: nimwirinde kugira uwo musuzugura muri abo bato, kuko mu ijuru abamarayika babo badahwema kureba uruhanga rwa Data uri mu ijuru. Ni koko bavandimwe, abamarayika bahora imbere y'Imana bayisingiza, bayiririmbira, bayitaramira, kandi bakatubwiriza gukora neza. Ni intumwa z'Imana, ni abagaragu b'Imana. Bitwa rero abamarayika bakuru, les archanges, ceux qui annoncent les plus grands événements. Ni abatangaza ibihe bikomeye, ubutumwa bukomeye bw'Imana. Imana ibambika umubiri, cya gicumbi mu Giheburayi El bivuga Elohim, Imana mu bwinshi. Icyo gicumbi Eli kiteranya n'izina ry'umuntu, Imana ikabakoresha umugambi wo gucungura abantu. Abo ni batatu, ni Mikayeli, Gaburiyeli na Rafayeli. Naho abamarayika barinzi bo ni benshi cyane, ku buryo buri muntu wese agira uwe mumarayika murinzi umuherekeza. No muri rya sengesho tuvuga buri gitondo riba mu gatabo k'umukristu page 43 bati: marayika ntawe n'Imana ngo ndinde, ujye unyumvisha iby'Imana, ungira inama, undengere, untegeke. Amen. Umuntu utiyambaza umumarayika wawe wumva umeze ute? Ubayeho ute? Umumarayika murinzi imirimo ye ni myinshi: protection, éveiller la conscience, kurinda, gucunga, kwibutsa, kugira inama, guherekeza. Kandi nyine umuntu ucunga busanzwe ntasinzira, ni nka lampe veilleze, rya tara riba kuri tabernakoro ritazima, rihora ryibutsa ko Imana iri aho hantu. N'abamarayika barinzi nubwo nta mazina azwi bafite kandi ntitubabonesha amaso y'umubiri, ariko barakora cyane n'igihe tutabizi. Bakora nk'umutima ubutaruhuka amasaha 24 kuri 24.
Reka rero mu ngingo ya gatatu tuvuge ku buryo abamarayika bakora mu ubwo butumwa. Dore ko abantu benshi twikorera ibyo dushatse tugahinyura présence de Dieu, ko Imana ihari, uko Imana idohozaho ijisho ryayo ikoresheje abamarayika. Umugabo bita Karabaye yari afite ikibazo cyamusabaga amadolari 20 ngo gikemuke, kuko yari umukristo ajya mu kiliziya asenga Imana yisaba ayo madolari ngo imutabare. Hashize iminsi haza umuntu wari umurimo umwenda w'amadolari 50. Iryo deni yari yaranaryibagiwe. Nuko Karabaye ati, Mana ndacyagutegereje kumpa yandi nagusabye, ayongeye kuyakemuza utundi tubazo, unyihanganire. Hashize igihe Karabaye atangira kwivovota ngo Imana yamwumviye ubusa nta gisubizo yamuhaye. Nuko afata umugambi wo kwihene y'umuturanyi ngo ayigurishe abonemo y'amadolari yari yarasabye Imana. Abyutse nijoro umugore aramubuza ati, ntukagende nijoro kandi uri umukristo. Ahubwo Karabaye abeshya umugore ko bamuhamagaye ngo atabara bagize ibyago. Asohotse gato mu nzu, imvura y'amahindi iragwa, nabwo yanga gusubira mu rugo. Nuko ageze ku kiraro cy'umuturanyi afata ya hene, itangira guhebeba. Nuko nyirugo aratabara acakirana na Karabaye. Ayimunyugushuye Karabaye acika urutoki, ahita yiruka ntibamufata. Nuko yikinga mu gihuru ngo aze gusubirayo maze gusinzira. Acunze bongeye gusinzira, noneho afata ya hene abanza kuyica ngo ayibage ngo azagurisha inyama itaza guhebeba ikamurega. Nuko amaze kuyiboha mu mufuka yizingira ku rutugu, nyirurugo amwirukaho. Mu kwirukagwa mu mufurege aravunika. Ba nyiri ihene bamufatira muri uwo mufurege yanegekaye. Nuko bamugirira impuhwe kuko yari n'umuturanyi, bamujyana kwa muganga muri iryo joro. Mu kwivuza iwe bafata ya mafaranga yari yarishyuwe bagurisha n'umurima. Nuko bamutangaho amafaranga menshi ngo bamuvuze. Yewe na n'ubu aracyari kwivuza yamvune ntarakira. Karabaye we, ubu se inshuro waburiwe ngo ntiwibe washobora kuzibara? Muvandimwe, ugize Imana wari ugufite ideni akakwishyura, wagize se ngo si igisubizo cy'Imana? Hari uburyo bwinshi cyane ab'ijuru badutabara tukabasuzugura, ariko iyo ubumviye urahirwa. Reka rero tuvuge uburyo butatu abamarayika bakoramo ubutumwa bwo kuturinda. Uburyo bwa mbere baza mu ishusho y'umuntu, ba Mikayeli, Gaburiyeli na Rafayeli. Imana ibambika umubiri nk'abantu, personification, bagakora, bakavuga, bakagenza nk'abantu. Ariko nanone umumarayika ashobora no kuba umuntu mwegeranye, mukorana, mubana. Wa mugore uburira Karabaye ati, ntukagende nijoro, nta mukristo ugenda nijoro. Ukabona umuntu arakwishyuye, ukabona umuntu aje kugusura, ibibazo byari bikwishe, ukabona koherereje amafaranga cyangwa n'ibindi wari ukeneye. Uwo ni umumarayika, akagutabara, akagufata mu mugongo, agakwambika, agakwitaho. Hari no kwitaho mutanaziranye. Uwo muntu mwiza wese ugukorera ibikorwa by'urukundo, akakugira inama, agakuburira, ni ishusho ya marayika murinzi. Uburyo bwa kabiri ni ibimenyetso, les signes. Karabaye yaragiye kwiba, imvura igwa, n'ubundi akanangira. Ikimenyetso cy'imvura, agacika urutoki, kugeza avunitse ageze ku bitaro. Marayika ari kugenda amuha ibimenyetso akabisuzugura. Abamarayika barinzi badutamba ikimenyetso imbere byinshi ngo tubifindure, tubigendereho. Hari ibitubuza, hari n'ibidutegeka, ibimenyetso by'ibihe. Uburyo bwa gatatu ni éveiller notre conscience, gukangura umutimanama wacu. Umutimanama ni ihuriro ryacu n'Imana. Ni umumarayika murinzi urinda, ukoresha rya jwi ry'imbere rikubwira riti, iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Niba uzajya gukora nabi, niba uri umukristo koko, uzabanza wumva inkomanga, ikidodo ku mutima. Ndetse na nyuma y'icyaha marayika akora ku buryo akumvisha ububi n'ubuhemu bwawe, akaguhendahenda. Ariko hari ubwo wanga kumwumvira, uti ntacyo bitwaye, ukanangira. Niyo wishe gahunda, marayika arakwibutsa. Murumva ko marayika yishima igihe twamwumviye, akababara igihe twamutengushye, kandi ntacyo ataba yakoze ngo atugoragoze. Ariko Bakarabaye bagakomeza gufunga umutwe n'umutima kugeza bafashwe bugwate. Kuri uyu munsi w'abamarayika barinzi, buri wese aze kwiherera mu isengesho ry'umwihariko. Abari inshuro asuzugura marayika w'umurinzi ku munsi, arebe uko amwicira gahunda, maze afata ingamba zo kumvira umutimanama we, wite ku nama z'abakuburira. Ibyo wakoze byose ni marayika murinzi ugutangira raporo ku Mana. Turarinzwe bana b'Imana, ntitugire ubwoba. Gahunda iracyari ya yindi, kora neza. Bamarayika barinzi batagatifu, mudusabire. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Wawe,